Reka ngushimire kandi nongera kuguha ikaze wowe ukomeje gutega amatwi ndetse no gukurikira MX Empire. Uyu munsi rero tugiye kuvuga ku gitaramo nyine kigiye kubera hano mu Rwanda mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, kigiye kuzaberamo cyangwa se kigiye kuzahuzwa n'abantu babiri nyine b'ibyamamare hano muri East Africa, harimo Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben na Rema Nakamura umugandekazi. So rero uhawe ikaze, sabwa gukora subscribe, like, share and comment. Iki gitaramo rero kizaba ku itariki 13 z'ukwa munani 2024, ubwo urumva ni mu kwezi gutaha. Kizaba rero kigamije gutaha hoteli nshya, ni hoteli yitwa Silverback Cafe. Ibintu bijyanye na cafe gusa, cyane ko nta bintu birimo alcohol bihabarizwa. Iyo rero ni inzu nshyashya yubatswe n'abashoramari, ariko ikaba ari nabwo izahita itahwa nyine. Ubu ngubu ntabwo barayitaha, bakaba bazahitaha rero ku itariki 13 z'ukwa munani, ejo bundi kwezi gutaha nyine hano mu karere ka Musanze. So rero ari amakuru yandi agiye kugenda avugwa nyine mu bitangazamakuru byinshi bitandukanye, ariko tubanze tuhere kuri background life cyangwa se amakuru nyine muba mutazi, mudaha n'umwanya y'aba bantu ubanze umenye ngo ese Rema Nakamura ninde, ni muntu ki. Ubanze nyine umenye byinshi kuri we. Rero Rema Nakamura yavutse ku itariki 24 z'ukwezi kwa kane 1991, avukira mu bitaro byitwa Lubaga Hospital nyine ari mu gihugu cya Uganda. Mama umubyara yitwa Amida Nabosa, naho papa umubyara yitwa Mukibise Semakura. Rema yize amashuri abanza mu kigo cya Kinte Primary School ari mu gihugu cya Uganda, ndetse akomereza amashuri yisumbuye tronkomeye na advanced level, ngo nyine amashuri aba iyo twita icyiciro cya mbere cya segonderi n'icyiciro cya kabiri hariya muri St Bridembe Senior and Secondary School ari mu gihugu cya Uganda nyine. Nyuma yaho aza gusoreza kaminuza yitwa Kayombogo University ari mu gihugu cya Uganda. Mu mwaka wa 2013 rero Rema Nakamura yasohoye indirimbo yitwa Ori Wanjye, yanditswe na Nins Henry. Niyo ndirimbo yatumye amenyekana cyane cyangwa se aba umusitari nyine, abantu baramumenya. Murabizi ko buri musitari wese aba afite indirimbo yagiye imuhindura ubuzima cyangwa yatumye yamamara. Iyo ndirimbo rero yaje kuba imugira nyine uwa mbere ari mu gihugu cya Uganda. Indirimbo yaje kuba iyobora urutonde rw'indirimbo zikunzwe cyane mu gihe kirenga ukwezi kose 2013. Aza kuba rero yigarura imitima y'abatari bake, haba abagande ndetse n'abandi bantu bo ku isi muri rusange, cyane ko umuziki buriya nta mupaka ugira, ahantu hose ugerayo. Rema rero ari byinshi byo kumenyaho. Nyuma yaho nyine yaje kujya mu rukundo n'umuhanzi ukomeye cyane nawe w'umugande witwa Eddy Kenzo, nawe n'uwo mu gihugu cya Uganda. Eddy Kenzo nawe ni umuhanzi ukomeye ufite izina riremereye cyane muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, cyane ko hari nk'indirimbo yakoze yitwa Weekend. Weekend ni indirimbo yaje kuba ikundwa n'isi yose, kuko wasangaga mu Bushinwa, mu Bwongereza, mu Butaliyani, ahantu henshi cyane cyane muri football, abantu bose bayivibinga nyine ku ma TikTok, ku ma Instagram, ku ma Reels, hose usanga ari Weekend. Weekend rero yaje kuba indirimbo ikundwa cyane, yakozwe n'ura mugande witwa Eddy Kenzo. Nyine urumva ko nawe ni umusitari ukomeye. So rero Rema yaje kujya mu rukundo na Eddy Kenzo, barakundana nyine nk'abandi bose. Gusa bo urukundo rwabo rwaje kuba rubyara umusaruro. Ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 2014 yaje kuba yibaruka umukobwa. Ubwo umukobwa nyine yabyaranye na Eddy Kenzo, baje kuba bamwita Amara Musuza. Eddy Kenzo rero nawe ni umugabo nyine ufite izina rikomeye cyane ari muri Uganda. Gusa nyuma yaho ntabwo baje gukomezanya. Amazina nyakuri ya Eddy Kenzo rero yitwa Idrissa Musuzu. Umwana babyaranye nyine nawe yaje kwitwa Maya Musuzu. Eddy Kenzo yari yabyaye Eddy Kenzo rero amazina nyakuri yitwa Idrissa Musuzu. Umwana yabyaranye na Rema Amara Musuzu yaje kuba ari umwana wa kabiri wa Eddy Kenzo. Hariho Eddy Kenzo yari yabyaye mbere nyine, mbere afite umwana w'umukobwa witwa Maya Musuza, akaba ari umwana yabyaye nyine mbere ya Amara Musuza yabyaranye na Rema. Nyuma yaho ibyabo byaje gusa nyine nkaho bihagarara, ndetse buri wese akomeza ubuzima bwe. Murabizi ko abantu iyo batandukanye nyine buri umwe acukwe n'undi agacukwe. Gusa ariko bo kubera bari bafite inshingano bahuriyeho, kubahuriye nyine ku mwana, bagomba kumwitaho, umwana agomba kubona se na nyina, hari n'ibindi nyine baba bagombwa nk'ababyeyi. Ariko ibyo ntibyabujije kuba nyine Rema yagenda akundwa n'abandi basore batari bake ndetse bafite n'amafaranga nabo b'ibyamamare. Gusa nyine nyuma yaho
nk'uko mubizi buri nkweto yose igira iyayo cyangwa se nta nkweto itagira iyayo. Nyuma yaho yaje kubona rero undi mukunzi baje kuba banakorana ubukwe ndetse baranabyarana witwa Dr. Amuza Sesebunya. Baje gukora ubukwe rero ku itariki 14 z'ukwezi kwa 9 2019. Ubwo nyine babukorera ara mu gihugu cya Uganda, ahitwa na Bingo mu mujyi wegeranye gato nyine na Kampala umurwa mukuru wa Uganda. Nyuma yaho rero nko tubizi twese, umuntu wese nyine uhinze cyangwa se umuntu wese uteye urubuto aba yiteze umusaruro warwo. Yabyaranye na Dr. Amuza Sesebunya ari nawe mugabo we bashyingiranywe nyine imbere y'Imana n'amategeko. Yaje kuba umukobwa wa kabiri wa Rema na Makura, ndetse aba n'umukobwa wa mbere abyaranye na Amuza Sesebunya. So rero baje nyine gukomeza nyine kubana n'uwo mugabo we kugeza na n'ubu nyine akaba ari we mugabo we afite babana. Uno mu mama w'abana babiri rero murebye ku isura nyine ntago wabimukekera, ariko ni umwe mu bahanzi ba Afurika nyine dufite beza cyane kandi b'ibihe byose, cyane ko aba afite indirimbo nyine nyinshi zirimo message yagiye atanga ku bantu benshi bagiye batandukanye. So rero twerekeze ku gice cy'indirimbo. Uyu Rema Nakamura afite indirimbo nyinshi zagiye zimenyekana cyangwa zagiye zikundwa cyane nyine. Zimwe mu ndirimbo ze zamenyekanye harimo Oli Wange, nayo ndirimbo yaje kuba ituma amenyekana cyangwa se yamamara. Hari iyitwa Katonotono, hari iyitwa Run on Me, hari iyitwa Roza Mukunze, hari iyitwa Deep in Love, hari iyitwa Mucuzi, hari iyitwa Atusi, hari iyitwa Kukaliba, hari iyitwa Fire Night, hari iyitwa Chiza and Sekele, hari iyitwa Banyabo, hari iyitwa Loco yakoranye na DJ Hold and Chiki, hari iyitwa na Akafece. Ubwo niyo ndirimbo ye twasorezaho nyine yari yarakoze. So uno mugore rero cyangwa uno mugandekazi w'umuhanzi afite ibihembo byinshi nyine yagiye atsindira cyangwa se yagiye yegukana. Tugiye kugaruka kuri bimwe mu bihembo yagiye yegukana rero. No muhanzikazi mu mwaka w'2013 nibwo yegukanye ibihembo byinshi cyane. Harimo Best Hip Hop Chart, ni igihembo yatsindiye nyine. Hari yitwa Best Breakthrough Artist, hari yitwa Best Female Artist, hari yitwa Best R&B and Song, hari yitwa Best R&B Song. Ubwo iyo ndirimbo nyine yiwe yatsindiye icyo gihembo yitwa Oli Wange. Ni indirimbo yabaye iya mbere hariya nyine mu gihugu cya Uganda. Atsindira ibindi bihembo 2014 harimo Best Female Artist of the Year, atsindira iyo award nayo mu mwaka w'2014, ndetse anaba Best Female R&B Song. Yaje kuba indirimbo nyine yaje kubikundwa cyane muri icyo gihe yitwa Kukaliba. So rero reka twerekeze ku muhanzi wacu cyangwa w'umunyarwanda nyine nawe tumuvugeho bikeya. The Ben rero amazina ye nyakuri yitwa Mugisha Benjamin, yavutse itariki 9 z'ukwezi kwa mbere 1987. Ubu ngubu rero akaba afite imyaka igera kuri 37. The Ben rero yavukiye mu murwa mukuru wa Kampala nyine ari mu gihugu cya Uganda, ariko akaba ari umunyarwanda. Ababyeyi bose ni abanyarwanda. Abantu benshi b'abanyarwanda bajya gukorera business zabo muri Uganda, ariko bafite ubwene gihugu ndetse banakomoka mu Rwanda. Bikaba rero ngombwa ko nyine abana bavukirayo bitewe n'uko rero baba bari kugira gute gukorera imwe mu mirimo yabo. So rero The Ben ni umunyarwanda nawe ufite izina rikomeye cyane mu muziki, haba muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange. Mwagiye mubibona nyine ibitaramo ajya akora za Amerika, mu Bwongereza n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. The Ben rero nawe ni umuhanzi ufite izina rikomeye cyane nyine muri Afurika ndetse no ku isi muri rusange, kuko ibihugu byinshi bikomeye byo ku isi yagiye abigeramo nyine gukorayo ibitaramo. So rero zimwe mu ndirimbo zagiye zimenyekana cyangwa se zatumye The Ben nawe akundwa nyine yigarura imitima y'abantu batari bake hano ku isi, harimo Urahari Neza, harimo yitwa Ese Nibyo, harimo yitwa Amahirwe ya Nyuma, iyindi ikitwa Inshuti Nyanshuti, Wigenda, Amaso ku Maso, I'm in Love. Rero ni indirimbo yakoze 2012, iza kuba ariyo ndirimbo ya mbere yatumye amenyekana nyine nkuko twagiye tubivuga mbere kuri iriya mugandekazi twabanje. Iyi ndirimbo rero I'm in Love ni indirimbo yaje kubikundwa n'abanyarwanda batari bake, by'umwihariko igitsina gore. Nibo bantu bamweretse urukundo rwinshi nyine ku indirimbo yajya akora.
ndetse yagiye inakoreshwa mu birori byinshi bigiye bitandukanye, mu makwe y'abasitari, ndetse agenda anayipafominga mu bihugu byinshi bitandukanye. Ni nayo ndirimbo yagiye gupafominga muri Amerika bwa mbere. Iyo ndirimbo rero yitwa I'm in Love, niyo ndirimbo nyine twavuga y'ibihe byose. Wenda harimo n'izindi nka za Habibi zigiye zirenze, ariko iyi I'm in Love niyo ndirimbo ya mbere yatumye The Ben aba uwo ari we uyu munsi. So hari iyindi yitwa ngo I Can See, hari iyitwa Habibi, iyi niyo twanavuzeho mbere, hari iyitwa Fenogel, hari iyitwa Naremeye, hari iyitwa Ndaje. Ndaje nayo yaje kuba ikundwa cyane n'abanyarwanda batari bake, cyane ko ari indirimbo nyine y'Imana, yaje kuba ikinwa ku maradiyo menshi hano mu gihugu, ndetse abantu benshi batari bake n'ingeri zose baza kuba banakunda iyo ndirimbo. Wanyarukira kuri platform ukoresha ukaba wayireba. Hari n'indi yitwa rero Vazi yo mu mwaka wa 2019, ni nayo ndirimbo navuga nyine ifite views nyinshi mu ndirimbo ze kuri YouTube. Vazi ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake, by'umwihariko ku isi yose ndetse na Afurika muri rusange. Hari indi yitwa rero Suko, hari indi yitwa Ngufite ku mutima ya 2022. Tukaba twasoreza ku ndirimbo ye ni Forever yakoranye n'umukunzi we, ndetse akaba ari n'umugore we ubu ngubu byemewe n'amategeko, witwa Uwicyeza Pamela. Ni indirimbo rero bakoranye nyine cyangwa se mu mashusho yiwe harimo umugore we Uwicyeza Pamela. So rero ngayo amateka twavuga nyine kuri aba bahanzi babiri bagiye kuzaba basusurutsa cyangwa bazifashishwa mu gutaha iriya nyubako ya Silverback Cafe. Reka rero tugaruke ku makuru y'icyo gitaramo nyirizina, ukuntu bizagenda, ese bimeze bite, amasaha n'iryari. So rero iki gitaramo cyiswe nyine Launch Silverback Cafe, ubwo niko twabivuga. Kizaba rero cyitabiriwe n'abahanzi babiri, ari uwitwa Rema Nakamura uturuka mu gihugu cya Uganda, hari n'uwitwa The Ben uturuka hano mu gihugu nyine cy'u Rwanda. So rero DJ uzaba uri muri icyo gitaramo, cyangwa se nk'umuntu nyine ubuvanga imiziki, niba ariko twabivuga mu kinyarwanda cyiza, azaba ari DJ Maruno. DJ Maruno muramuzi, ni umunyarwanda nawe ufite ibigwi byinshi hano mu Rwanda, akaba ari n'umuhanzi nyine nawe afite indirimbo nyinshi zitandukanye nziza. Mwanyarukira kuri platform zabo mukajya munazireba. So rero reka tugaruke ku biciro bizaba biri muri iki gitaramo, ku bijyanye nyine n'ibiribwa cyangwa n'ibinyobwa bizaba bimeze. So rero hari VVIP table, nubwo ni table y'abantu 4, izaba yishyurwa nyine 450. Urumvikana ko urumva iyo ni show ikomeye cyane. Burya iyo table y'abantu 4 yishyuwe 450, urumva umwe aba ari muri hafi 110 kuzamuka nyine. Urumva rero ayo ni amafaranga menshi. So rero platinum ticket izaba iriho, cyangwa se izaba ihagaze 20,000, ndetse na Diamond ticket izaba ari 15,000. So rero iyo VVIP y'450 izaba iri kumwe n'icupa rya champagne, izaba iriho n'ibintu nyine cyangwa se na menu. Ubwo menu ni akantu kaba kari ibiciro by'ibicuruzwa abantu bafite muri restaurant cyangwa se no mu yandi mashopu atandukanye. Ubwo azaba ariho nyine menu y'ibintu biri bihari uwo munsi, ndetse hariho n'ikawa. Ubwo nyine ni menu, niba ari ibiribwa ubu uhitamo icyo ushaka cyose, biba biri kuri iyo birizi y'450, cyangwa se kuri iyo fagitire y'450. So rero iki gitaramo kizabera nyine Musanze, hano mu mujyi wa Musanze. Ni inyubako yitwa Silverback Cafe. Inyubako rero ni nabwo bazaba bari kugira gutera, nabwo bazaba bari kuyitaha ku mugaragaro. Ubu ngubu nyine ntabwo iratangira gukorerwamo. So rero kizaba ku itariki 16 z'ukwezi kwa 8 2024, ejo bundi. Kizatangira rero saa 10 z'umugoroba kugeza nyine mu gicamunsi cy'ijoro, kugeza mu gicamunsi cy'ijoro. Ubwo nyine gishobora gukesha cyangwa se gishobora kugeza, mbega bitewe n'uburyo abantu babizihiwe nibwo bagena nyine amasaha kiri burangirira. So rero umuhost cyangwa se umuemusi ni Lucky nyine Nzeyimana, muramuzi, nawe ni umunyarwanda uzwi cyane ndetse ukomeye cyane nk'umuntu utera inkunga urubyiruko mu bintu bijyanye na talent, cyane ko ari we muntu unagenda nyine kureba impano nyinshi zitandukanye mu byaro. Lucky rero Nzeyimana abantu benshi baramuzi cyane, nawe wamenya ibye nyine. Nawe ni umunyarwanda w'umunyamakuru, ndetse agenda akora ibikorwa byinshi bitandukanye hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. So rero
amatike nyine ntago bararangiza kuyagura n'ubu ngubu ukimara kumva iyi video cyangwa se kumva no makuru ushobora kuba nyine nawe wagura tike cyangwa guhamagara kuri nimero nyine ushobora kuba wabaha reservation cyangwa wababwira ko wenda reservation nyine ni uguhamagara nk'umuntu wenda ukamuteguza ukamubwira ati nshaka nk'iyi table. Urumva nizo nimero abantu bari gucaho bagura amatike ndetse banatanga nyine reservation cyangwa batanga bimenyekanisha ko ari imyanya bashaka runaka muri icyo kirori. So rero imwe muri nimero wabahamagaraho 078 290 24. Ngayo nguko rero ngibyo ibijyanye n'igitaramo Silverback Cafe kizabera mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani saa 10 z'umugoroba. Ntimuzacikwe nyaboneka, muze mwihera ijisho abahanzi mukunda ndetse munarebe nyine ibyiza by'u Rwanda, cyane ko Musanze ni umwe mu mijyi hano mu gihugu cy'u Rwanda iri gutera imbere vuba, irimo ibikorwa remezo byinshi ndetse ni n'umujyi ufite isuku. Ni umujyi rwose usa neza kabisa ufite isuku, ni n'ahantu cyane cyane habera nyine ubukerarugendo bwinshi, cyane ko hari nayo zone ibamo ibirunga, kandi ibirunga nyine murabizi ni igicumbi cy'ubukerarugendo hano mu Rwanda, ni ahantu abantu benshi baza gusura. So rero reka ngushimire wowe wabanye natwe muri iki kiganiro. Urasabwa gukora subscribe, like, share and comment. Tubibutsa ko ikiganiro gikurikiyeho rero tugiye gusura iyo nyubako nyine izaberamo icyo gitaramo, nacyo tuzakibagezaho vuba ngaha. Wowe ukore subscribe kugira ngo nikiba cyangwa nitujyayo nyine tugakora icyo kiganiro uzabe wabasha kugira gute, uzabe wabasha kubona iyo nyubako izaba igiye kuronshingwa ku itariki 13 z'ukwezi kwa munani. So rero mwifurije kugira impagarike n'ubugingo. Wakoze kubana natwe, urasabwa gukora subscribe. Ciao ciao.